kuvuga ngo umusore yaje ashonje kuko njye narindi hari hepfo gatoya hari akura muhanda urabona hari bari gukora umuhanda arazamuka ariko kariya gumeje avuga ko ashonje ntacyo kurya afite arazamuka so nibwo twabonaga nyine azamutse yagera hano urabona ko hari imyumbati ahangaha imyumbati ni umuvandimwe yahinze ahangaha nibwo yashikuzagamo umwumbati umwe arawushikuza ariko twagiraga ngo nyine twebwe ntabwo twiriwe tunabyitaho yawushikuje akuramo imyumbati umwe bibiri ayikuramo aricara arahekenya gusa ikintu cyadutunguye nuko nyiri imyumbati yaje araza yirukanka azana inkoni atangira kumuhondagura twebwe tugize ngo dukomere tubaze icyatumye amuhondagura umutipe nibwo natwe yadusimbukanaga naho yari afite n'umuhoro mu mufuka gutya inyuma kunoze urabona ko uyu mukandara wahangaha inyuma ahangaha mu kwiruka rero kuntu twagiye dutatana twamusize aho ngaho asigarana n'uwo nguwo aramuhondagura pe yamukubise byamugira inoge pe ariko rwose twahise duhamagara abashinzwe inzego z'umutekano zize wenda zigira icyo zakora ariko ubu ngubu na n'ubu gusa na n'ubu ntabwo zirahagera ku buryo zadufasha mbere. Birababaje kandi biteye agahinda. Uyu musore azize ko yacukuye imyumbati ibiri arayihekenya inzara imwishe kugeza izi saha inzego z'umutekano zirahari ariko uyu mugabo yaje ngo gukura umupanga mu rwangamazimwe abaturage bari baje gutabara kugira ngo adakubita uno muntu cyangwa kugira ngo atica uyu mugabo waruje gucukura imyumbati afite inzara nibwo yakuye umupanga mu rwangamazimwe abirukankaho n'umupanga asigarana n'uyu mugabo wamucukuriye imyumbati inzara imwishe atangira kuyihekenya. Umugabo rero impamvu bari kumugendaho cyangwa impamvu ishami ry'ubugenzacyaha riri hano ni ukubera ko yaje gukura umupanga mu rwangamazimwe agashaka gutema abantu ndetse n'uyu ngo wacukuye imyumbati agashaka kuba yamutema. Niyo mpamvu ishami ry'ubugenzacyaha riri hano ryamufashe ubu ngubu yicaye mu modoka ry'ubugenzacyaha RIB. Ese ubundi byagenze gute kugira ngo uyu mugabo yisange ari gucukura imyumbati kuno mugabo? Ese byagenze gute kugira ngo ishami ry'ubugenzacyaha RIB rihagere? Ese bano bantu bari gutanga ubuhamya ubundi babwiwe n'iki yuko uyu mugabo ari imyumbati yo guhekenya yaraje gukura? Ese babwiwe n'iki yuko inzara yari imwishe? Hano ni mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Winkingi. Ngiye kubasobanurira akantu ku kandi, ariko niba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro ibuka gukora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Reka nongere mbifurize umunsi mwiza, Imana ikomeze ibandindire. Munyemerere dutangire gutya. Mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Winkingi habereye amahano ibyarijije abanyarwanda benshi cyane. Umugabo yacukuye imyumbati ibiri, nyiri imyumbati amufashe aramukubita amugira inoge. Mu gihe abaturage baje gutabara uyu mugabo ahita akura umupanga mu rwangamazimwe ahita yirukanka kwa bano baturage, ndetse uyu mugabo kuko yari yamaze kumuzirikira amaboko inyuma n'amaguru yaziritse ntabwo ari kubasha kumucika cyangwa ngo yirukanke. Abaturage no mu kwirukanka babonye ko uyu mugabo afite umupanga ashobora kuba afite gahunda yo kwica uyu mugabo, nibwo abaturage bese bahamagaza baratabaza, nibwo inzego z'umutekano zahageraga uyu mugabo ahita atabwa muri yombi akurikiranwe icyaha cyo guhahamura abaturage no gukubita no gukomeretsa. Ariko ikintu cya mbere kimushyirishamo uyu mugabo yamwibye koko ni ukuri, ntabwo yari kwihanira ahubwo yari guhamagaza inzego z'ubuyobozi zigahana uyu mugabo wamwibye, aho kugira ngo afate uyu mugabo amukubite amugire inoge amuzirikire amaboko inyuma. Bino rero ni icyaha yakoze cy'indengakamere, ni icyaha agomba guhanirwa n'amategeko cyo kuba yafashe umuntu akamuzirika akamukubita ndetse akanakuramo n'umupanga agashaka gutema n'abaturage bari baje gutabara. Uyu mugabo asobanura yuko ibisambo byamujengereje bimwiba, niyo mpamvu yari afite umupanga, ariko ntabwo yashakaga gutema uyu mugabo ahubwo yashakaga gukanga abaturage kugira ngo bagende hatazagira umuntu umugarukira mu murima ngo aze kumukurira imyumbati, kuko avuga yuko bamaze kumuzengereza, ibigori barabyiba, ikintu cyose yinze mu murima barakiba. Ntabwo yari agamije gutema uyu mugabo ahubwo yashakaga gutera ubwoba abaturage kugira ngo hatazagira umuntu umukandagirira mu murima. Abaturage mva ukuntu bavuze mu gahinda ndetse no ubwo bari bafite n'ukuntu yabirukankanye ashaka kubatema.
bavuga ko umugabo ari inyamaswa, afite umutima w'ubunyamaswa. Nimba ashobora gukubita umuntu amaboko akayazirikira inyuma n'amaguru akayazirika, akamukubita agakuramo n'umupanga, ahubwo uyu mugabo bamufunga mukoreho n'iperereza ryimitswe, bamubaza impamvu ashobora kuba yazirikira umuntu amaboko inyuma, impamvu ashobora kuba yakubita umuntu akamukubita akamukomeretsa ngo nuko yamwibye, kandi inzego z'ubuyobozi zihari zakabaye zihana uyu nguyu wibye, ahubwo we agashaka kwihanira. Ahubwo abaturage basabye yuko uyu mugabo yakurikiranwa by'umwihariko agatabwa muri iyo noneho agakatirwa urumukwiriye. Cya cyo gukubita no gukomeretsa no kuva ku myaka 3 ikagera ku myaka 5 ashobora kuyikatirwa. Icyaha cyo gutera abaturage ubwoba ni ikindi cyaha kiyongereyeho. Icyaha cyo kuba yari afite umupanga yagerageje kwica umuntu wamwibye nacyo ni ikindi cyaha. Abaturage bavuga yuko ntago ari ukumwiba, ahubwo umugabo yari afite inzara nibwo yaje gucukura umwumbati, ubundi arangije aza gufatwa na nyiri imyumbati aramukubita. Reka tubanze twumve ubuhamya icyo uno musore abivugaho koko ibi byabaye ahari. Umusore yaje ashonje kuko njye narindi hari hepfo gatoya hari akura muhanda, urabona hari bari gukora umuhanda. Arazamuka ariko kariya bumeje avuga ko ashonje ntacyo kurya afite. Arazamuka so nibwo twabonaga nyine azamutse yagera hano urabona ko hari imyumbati ahangaha. Imyumbati niyo muvandimwe yahinze ahangaha, nibwo yashikuzagamo umwumbati umwe arawushikuza, ariko twagiraga ngo nyine twebwe ntabwo twiriwe tunabyitaho. Yawushikuje akuramo imyumbati umwe ubibiri ayikuramo, aricara arahekenya. Gusa ikintu cyadutunguye nuko nyiri imyumbati yaje araza yirukanka azana inkoni atangira kumuhondagura. Twebwe tugize ngo dukomere tubaze icyatumye amuhondagura. Umutipe nibwo natwe yadusimbukanaga, naho yari afite n'umuhoro mu mufuka gutya inyuma kunoze, urabona ko uyu mukandara wahangaha inyuma ahangaha. Mu kwiruka rero kuntu twagiye dutatana twamusize aho ngaho, asigarana n'uwo nguwo aramuhondagura pe, yamukubise byamugira inoge pe. Ariko rwose twahise duhamagara abashinzwe inzego z'umutekano zize wenda zigira icyo zakora, ariko ubu ngubu na n'ubu gusa na n'ubu ntago zirahagera ku buryo zadufasha mbere.